Haleluya, amashi menshi ku mwami. Haleluya. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Ngira umva nti bikubera uko ushaka. Umukobwa we ahera ko arakira. Umukobwa we ahera ko arakira. Imana ishimwe cyane. Ahunga Sawuli, amuhunga imyaka igeze kuri 13. Ajya mu buvumo, ajya muri cave, ava mu mwobo umwe ajya mu ndi mwobo. Ariko nubwo byari bimeze bityo yari yaratsinze. Oh, sinzi ko mubyumva. Yari yaratsinze igihanda cyateye ubwoba Isirayeli yose. Mbwira umva ntireka ndeba gutyo ndumutsinzi. Oh, haleluya. Bibiliya avuga ngo mu Giswahili avuga ngo tu wazidi wa kushinda. Nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. Harabanesheje na ariko turabaruta. Mu Kinyarwanda mu Kirundi avuga ngo turushaho kunesha, turabanesha, ntibiremere nk'izo ndimi zindi. Haleluya. Mbwira umva nti niba hari n'abanesheje uri hejuru. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ari byo bivuga ni ijambo ry'Imana. Uri wanesheje. Kandi uri muri timu y'uwanesheje. Kristo yanesheje, ntabwo ategereje kongera kunesha. Yaraneshe kugeza ubwo data ambwira ngo icara aha ngaha, kugeza ubwo nzahindura abanzi bawe, ababisha bawe. Iki mu Kinyarwanda avuga gute muri iyo Zaburi ya 2? Mu Kirundi avuga ngo kugeza aho nzohindura abansi bawe indava y'ibirenge byawe. A footstool, aho ushira ibirenge. Uwo murongo ni muzi mu Kinyarwanda. Havuga gate Zaburi ya 2, uhabona dusomere. Bwana asifiwe sana. Oh, haleluya. Ndavuze ngo kwizera kwawe ni intsinzi yawe. 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 Haleluya. Oh, haleluya. Izabu Abaheburayo 11 aratubwira amakuru y'intwari z'ukwizera. Ibintu bakoze. Umwanya wagiye nawe nzi ko mbisoma. Kwizera. 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 Muri iki gihe ndiho ndongera kubivugaho cyane. Kubera amazi igende ndafasha abantu, sengera abantu, mbakora deliverance, counseling. Abantu bararemerewe. Abantu bararemerewe, baratsikamiwe, barakandamijwe n'imyuka batazi. Depression. Abana b'Imana bari ku miti, ntibasinzira batanyoye ibinini. Umwanzi atumereye nabi. Paulo yandikira Abaroma mu gice cya 1 ngo ndashaka kuza iwanyu kugira ngo mbahumurize, namwe mumpumurize mu byo kwizera. Mu Cyongereza avuga ngo that I may encourage you. Muteri intege, nawe unteri intege. Reka urebe uwo murongo. Ntabivuga uko bitameze. Abaroma 1 umurongo wa 11. Kuko nifuza, mwandika imirongo ko ndasoma vuba vuba. Kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo ibakomeze. Tubone uko duhumurizanya mwebwe nanjye. Muhumurizwa no kwizera kwanyu, namwe mube muhumurijwe n'ukwanjye. Ntimuhumurizwe n'ikositimu nambaye cyangwa amagambo nje mbabwira. Ntimuhumurizwe n'amafaranga atanzwe. Imana ishimwe kubwo imirimo myiza irakora. Iyi ni imirimo yo kwizera. Muhumurizwe no kwizera kwanjye, nanjye muhumurizwe n'ukwanjye. Naze numva imigambi mufite, ukwizera kwawe numva kurazamutse. Numva umwe arahagurutse ngo 500, undi 500, undi 100. Bwana asifiwe sana. Iyo ni imirimo yo kwizera, ntabwo ari imirimo y'amafaranga. Oya, iyo ni imirimo yo kwizera. Mbwira mva nti iyo ni imirimo yo kwizera. Kimwe mu bintu vivant izwiho
izwiho guhimbaza no gutanga. Haleluya. Nimba utari ubizi ubyige. Haleluya. Uratanga ukongera ugatanga. Muri Vivante turatanga kuko twahawe. Ntidutanga ngo duhabwe, twarahawe, ahubwo turatanga kugira ngo tugire umwanya wo kongerwa. Iyo twitayeho iby'ubwami turongerwa. Iyo witayeho iby'ubwami urongerwa. Uvanaho 500 Imana igashiramo 5. Sinzi ko mwabyumvise. Muri sinzi nimba ari 2008 nimba ari 2000 na kangahe haje umuvugabutumwa i Bujumbura, ntabwo nari muzi, yari yatumiwe ibukuru, bazi ko ari umudogiteri, basanga n'umupasitori ababwira ati ndashaka kujya gusenga. Bati yegeye ibintu ko tutabiteguye se, protokoli yoberwa uko ibigira, bati kwa Kivuye, aho ni kuri Vivante Jabe, basenga kwa gatatu hari worship, barampamagara ibukuru rero baguhamagaye bagusabye bagutegetse mwatwakira umuntu ni yego. Araza umudamu umunyamerika kazi wirabura, sinzi nyizerereye, sinzi ahaturutse, ndamuha kubwiriza ariko ndamusobanurira, ndamusemurira kugira ngo navuga ibintu bitajyanye no kwizera kwacu mbikatishe nanjye. Bwana asifiwe sana. Arabwiriza imbaraga z'Imana ziherekeza ijambo. Turatahambira madamu, ningiye kubiba muri uriya mudamu, ntabwo ari amafaranga y'itorero ndi umuhe, ayacu. Kuri konti hari 0. Mpamagara umuntu muri banki ndambwira nti wamaho ngaho amadolari 1000, yari 1,200,000 by'amarundi, arayampa. Ndagenda mushakaho yashya agiye kugenda, musanga ku modoka muhibahasha. Nyimuhaye nari nzi ko ahagarara akambaza n'iyiki, ndayimuha. Reka hagira umuntu uzanga ihute hano umpereze ibahasha. Arampereje mpereza. God bless you. Nuko yivugiye, Imana iguha umugisha. Ariruka mpagarara ndeba, nari ntegereje ko anza kugira amumugisha amasakaramentu yose yanshireho, wapi. Aragenda. Hari nko kwa 4 cyangwa kwa 5. Kwa 6 hari umuganda, umuntu umwe arampamagara, turihe ndi mu rugo nta muntu usohoka i Bujumbura, ati ndi muri quartier yanyu, ushaka kunyemera tukabona iminota 5. ni ye anzanira sheke ya miliyoni 12. Oh haleluya. Ntabwo dutanga ngo duhabwe, oya, turatanga kugira ngo tushireho umwanya. Yaduhaye imigisha yose hano mu ijuru, itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwawe nanjye, izaburite kumuduhana na bya bindi ufite kuri liste, bya bindi umaze igihe usengera. Ntabwo ari byo bivuga, ni ijambo ry'Imana. Ninde wemera ko Bibiliya itabesha? Imana igusohoreze ijambo ryayo. Mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, genda bibe nk'uko ushaka. Uwo babwiraga ngo ntabwo duha imigati tukayihuta ubwana, yakomeje kwizera. Ndavuze ngo kwizera ni intsinzi yawe. Kwizera niyo ntsinzi yawe. Oh, your faith is your victory. Ta foi ta victoire. Oh hallelujah. Ndashaka kuza iwanyu kugira ngo duhumurizanye, humurizwe no kwizera kwanyu. Abana bahimbaje, ndeba madamu, ni this is Vivante. Hallelujah. 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 Humurizwe no kwizera kwanyu, namwe muhumurizwe no kwanjye. Aho nyine mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 10
na 6 na 17 bavuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Iri jambo gukizwa si ukwihana ibyaha gusa ngo uve mu byaha gusa, ni ugukizwa wowe mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Rihesha uwizera umaze iminsi mu rusengero gukizwa. Uwizera rihesha bishop gukizwa gusa, rihesha abize gukizwa, rihesha wizera wese. Reka ndebe uwizera wese uranga gukizwa. Wakire gutabarwa wizereye, wakire gukira uburwayi, wakire gukira icyo cyago kiri imbere yawe, wakire gukira. Oh haleluya! Umva, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, nibwo bwoko bwari buhari icyo gihe. Abayuda bari ba nyiri igihugu bemewe n'idini, abagiriki bari abandi nk'abanyamahanga. Bamwe bemera imyizerere, abandi bemera iby'ubwenge. Nimba ari ababyemera cyangwa atabyemera, uwizeye muri abo ngabo, uwizera ugendera muri nyabingi akizera, ugendera mu bwenge na filozofi z'isi akizera, arakizwa. Uwo ari we wese uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Nimba ubyakira uvuga amen mwene data. Umurongo wa 17, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho n'amafaranga. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Oh haleluya! Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Igihe wakizwaga warizeye, ariko ukomeza kuza buri cyumweru, ukaza buri gitondo muri twibature, ukaza hagati mu mibyizi, ukajya muri serire, ukajya mu bamama, ukajya mu banyamasengesho, ukajya mu mwanya kanaka kugira ngo wongere wumve ubutumwa bwiza. Nibwo bwaguhishuriye gukiranuka, urakiranuka. Haleluya! Wakira kwizera. Ariko iyo wongeye kumva ubutumwa bwiza, ukwizera kwawe kurongera kugakomezwa. Muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga ngo from faith to faith. Oh haleluya! Watangira mu kwizera ukomeza mu kwizera, ukwizera hanyuma kwizera, 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 ubeshwaho no kwizera, ugendeshwa no kwizera, ubayeho mu kwizera. Oh haleluya! Ninde wizera atari wizera umwana w'Imana? Niyo mpamvu udakwiye kujya mu mpaka z'amadini. Twese dusenga Imana imwe, Imana ishimwe, ariko ukwiye kwizera uw'Imana yatumye, Kristo mwana w'Imana nzima. Ntukagire usuzugura, umwihanganire kugira ngo azahishurire nkuko nawe wahishura. Uruka ko nawe wari igipinga. Ntabwo ari mwe mvuga, ndavuga muri Afghanistan. Mwebwe mwavutse muri utwana twiza, mwubaha Imana, ubesha nde? Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Nta kindi kinzanye, ukomezwe nanjye, nanjye nkomezwe nawe. Ukwizera kwawe niyo ngabo yawe. Paulo aravuga ngo mwambare intwaro zose z'umwuka, intwaro z'Imana. Mwambare ingofero y'agakiza, mwambare icyuma cyo gukiranuka, mwambare umukandara w'ukuri, mwambare inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro, mufate inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana. Hejuru y'ibyo byose mufate ingabo, mufate ingabo yo kwizera, ari ibafasha kuzimya imyambi yose yaka umuriro y'umwanzi.
ariko ukomeza kuza buri cyumweru, ukaza buri gitondo muri twibature, ukaza hagati mu mibyizi, ukajya muri serire, ukajya mu bamama, ukajya mu banyamasengesho, ukajya mu mwanya kanaka kugira ngo wongere wumve ubutumwa bwiza. Nibwo bwaguhishuriye gukiranuka, urakiranuka. Haleluya. Wakira kwizera. Ariko iyo wajya kumva ubutumwa bwiza, ukwizera kwawe kurongera kugakomezwa. Muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga ngo from faith to faith. Oh haleluya. Watangira mu kwizera, ukomeza mu kwizera, ukwizera hanyuma kwizera, 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 ubeshwaho no kwizera, ugendeshwa no kwizera, ubayeho mu kwizera. Oh haleluya. Ninde wizera atari wizera umwana w'Imana? Niyo mpamvu udakwiye kujya mu mpaka z'amadini. Twese dusenga Imana imwe, Imana ishimwe, ariko ukwiye kwizera uw'Imana yatumye, Kristo mwana w'Imana nzima. Ntukagire usuzugura, umwihanganire kugira ngo azahishurirwe nk'uko nawe wahishuriwe. Uruka ko nawe wari igipinga. Ntabwo ari mwe mvuga, ndavuga muri Afghanistan. Mwebwe mwavutse muri utwana twiza, mwubaha Imana, ubeshya nde? Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Nta kindi kinzanye, ukomezwe nanjye, nanjye nkomezwe nawe. Ukwizera kwawe niyo ngabo yawe. Pawulo aravuga ngo mwambare intwaro zose z'umwuka, intwaro z'Imana. Mwambare ingofero y'agakiza, mwambare icyuma cyo gukiranuka, mwambare umukandara w'ukuri, mwambare inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro, mufate inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana. Hejuru y'ibyo byose mufate ingabo, mufate ingabo yo kwizera, ari ibafasha kuzimya imyambi yose yaka umuriro y'umwanzi. Kwizera kwawe niyo ntsinzi yawe, kwizera kwawe niyo ntsinzi yawe, kwizera kwawe niyo ntsinzi yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Abaheburayo 11, amasaha nayo sinzi uko yabaye, arihangana gato. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere gukomeza. Niba gushyiraho mikro mama, ntabwo irimo kuvuga, afite ijwi. Imana iguha umugisha. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhumuriza, niko kuduhamiriza ibyo tutareba by'ukuri. Hari ibyo kuri, hari ibyo utareba, ariko ukwizera kuri buguhamirize ko ari ibyo ukora. Amen. Bakwita umusazi, bakwita amazina bashaka, ukwizera kurakwemeza ko ari byo. Amen. Itera iteka ariho. Uyu mupapa yaragiye amaze imyaka 2 bategereje umuganga amwe ati ntibishoboka. Ahabwa ijambo ngo iryo cumu, iyo nkuni y'ubutware y'abanyabyaha ntabwo izahora ishinze mu mugabane w'abakiranutsi. Haleluya. Arakomeza bamaze imyaka hafi nka 10. Ajya imbere y'Imana yishyuza ati itera iteka ari. Imana aho kumuha itera iteka, imuha amazina y'abandi bana 4. Iyi Mana niko yabaye. Mu Baroma bavuga ngo yita ibidahari nk'ibihari. Hari abategereje ko niyo katedrali bakabona gutanga. Oya, mureke abatayizera bazatange yahagaze, ariko mwe mukorane nayo. Paulo aravuga ngo rega dukorana nayo. Haleluya, haleluya. Ngiro mvanti ntuhusha karyo, ntuhusha ayo mahirwe, ukorane nayo. Amen. Haleluya. Kwizera no kumenya rwose
ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Icyatumye ijuru ritanga ubuhamya ku bakera nuko bari bagufite. Nta kindi. Ntabwo ari uko bari bafite imiryango y'imfura, nuko bari bagufite. Suko batanze ibintu, suko bakoze ibintu by'ubutwari, oya, ahubwo iby'ubutwari babikoreshejwe no kwizera. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamwa kandi ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera kuzatuma ukomeza uvuga nubwo wapfuye. Maze igihe ntekereza ku muvandimwe watangije uyu murimo, Pastor David Ndaruhutse. Imana amuhamagara ari muto. Iyi mirimo yayitangiye afite imyaka 32, afite imyaka 42. Mu myaka 10 yanyiganyije aka karere. Ari impunzi y'umunyarwanda wakuriye muri Uganda, yize Makerere, ahungira i Burundi, akorerayo. U Rwanda rurakinguka, arataha, agira impanuka muri Kongo. Ariko abamuzi yagenderaga mu kwizera. Iyi mirimo ntabwo yatangujwe n'amafaranga, yatangujwe no kwizera. Akora imirimo iteye ubwoba. Nta kindi tubabwe, ntacyo twirata, kwizera. Ugumane kwizera. Pawulo abwira Timoteyo ati ndumva ubuzima bwanjye burimo gushira. Ndumva bumeze nk'ubwo ari warasuka ku gicaniro. Ariko ndakumenyesha mwana wanjye Timoteyo, narwanye intambara nziza. Narangije urugendo. Muri urugendo hari ibyagiye bitakara, hari ibyaguye mu nyanja, hari imyenda banyambuye, hari gereza, hari byatakaye. Ariko reka nkubwire, hari kitaratakaye. Nazigamye ibyo kwizera. Nazigamye ibyo kwizera. Oh haleluya, nazigamye ibyo kwizera. Oh, kubera ibyo ntegereje ikamba. Ntegereje ikamba. Oh, wazigamye kwizera azahabwa ikamba. Urashaka icyubahiro, guma mu kwizera. Urashaka kwemerwa, guma mu kwizera. Ukwizera kuzafata umuntu burebure kumwicarikane n'ibikomangoma. Umurongo wa 5, kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka ko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Nimba waje hano nuko wizera kwiriho. Amen. Keretse nimba waje kuri rendezvous yo kureba agasista keza karirimba hano imbere, Imana iguhe umugisha ufatwe no kwizera. Kuko hari nabo ngabo bajya baza agafatirwaho. Imana ishimwe cyane. Cyangwa agasore keza, ko muri Vivante n'abasore beza barahari. Ko mutavuga amen ariko. Amen. Mwabakobwa mwe mwarihebye. Ndabona n'abicanye n'abasore beza n'abakobwa beza. Mubwira uti wicanye n'igisubizo cyawe. Hallelujah. Uti wicanye n'igisubizo cyawe. Uranje wirebera imbere. Mubwira iryo ngiri yose uti niko pastor avuzama, wikomereze wirebera imbere. Ibisigaye tuzabimenya baberekana hangaha. Bwana sifesa. Umurongo wa 7. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo amaze kuburirwa nayo ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera.
Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Ukwizera niko kwatumye aba umusuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo byasezeranwe. Reka mbabwire, uyu mugisha wo kwizera ntabwo ari uwawe wenyine, na Isaka wawe na Yakobo wawe. Ndashaka kuvuga ngo n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe. Ndavuze ngo ni wowe n'abazagukomoka. Nimba ubyakira uvuge amen. Haleluya, haleluya. Akabana amahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo byasezeranwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mufatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari yaracuze, kuko yatekereje ko iyasezeranyije ariyo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abagana n'inyenyeri, n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri ku kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo barabiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye umudugudu. Reka nkubwire, iyo uhisemo ubuzima bwo kwizera, Imana iba fieri yawe, irakwishimira. Ikabwira Gaburiyeli, wabonye agahungu kanjye. Haleluya. Ikahindukira ikabwira Mikayeli ati, wabonye ka gakobwa kanjye. Nubwo bigashoboye ariko karakizera, nubwo iwabo bitaratungana ariko karakizera, nubwo arimo kurira ariko arakizera. Wamubonye ngo ntabwo igira isoni zo kwitwa Imana yabo. 17. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana w'ikinege. Uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa muzutsi. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizaba. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, asenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli, agateka iby'amagufa ye. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza, ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakora. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Ingendo y'undi ravuna. Umurongo wa 30. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka. Izo nkike ziri imbere yawe zirarirwa no kwizera. Kwizera kwawe ni intsinzi yawe. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro.
ukwizera gufata maraya agahinduka nyirakuruza wa Kristo. Reka nkomeze 32. Mbese mvuga ikindi igihe cyandengana mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'ibya David n'ibya Edmond n'ibya Deo n'ibya Bienvenue n'ibya Maria n'ibya Jacqueline wicaye ahangaha n'ibya Kini ko mutavuga amen. Ariko ubwo ntavuze izina ryawe iturakara. Haleluya. Ngo n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga ababo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyarwirwa no gukubitwa ibimoko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye bakagerezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose bakabazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza ku byo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yagambiriye wowe nanjye, yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe. Imana yategereje kwizera kwawe. Dawidi yarakoze, Samusoni yarakoze, ariko Imana iragutegereje, ishaka kugushyira kuri lisiti y'abizera. Ndavuze ngo Imana yashaka kugushyira kuri lisiti y'abizera. Ntiwisuzugure. Muri 2003 umumama pasiteri muri Nigeria apfusha umugabo mu kwezi kwa 12. Umugabo yaragiye gusura famiye, abashyiriye Noheli na Bonane, agarutse agira impanuka ahita arapfa. Umugore atwite aricara ahangaha amaze kurira, yibuka isezerano yahawe n'Imana umwaka utangiye. Aravuga Mana, iri ntabwo ari rya sezerano wampaye. Mu byo wanyemereye gupfakara n'ibyari. Yicaye aho ahabwira ijambo ryo mu Baheburayo ngo abagore bahabwaga ababo bapfuye bakabasubizwa ari bazima. Arihagararaho batarahamba umugabo, aragenda abwira sebuko ati mwanyemerera, numvise ko umukozi w'Imana ari mu mujyi. Bonke yari yaje Nigeria abwiriza ahantu mu rusengero. Sebuko yanga kwiteranya nawe, aramwemerera. Bashaka ambulance, afata umurambo baramujyana. Umugabo yari amaze iminsi 3-4 apfuye. Baramujyana, bagezeyo bamwinjiza mu rusengero nk'uko abantu bavuza induru. Protocol iti subiza inyuma. Bamucisha muri cave, bari bafite urusengero rwa etage, bamushyira muri cave, bamushyira munsi, bategereza umukozi w'Imana arangize kubwiriza ahita aza basengere. Bonka kirimo kubwiriza, umugabo arazuka. Iyo video iri kuri YouTube. Aravuga ukuntu yagiye mu ijuru, ukuntu Imana amweretse n'ibintu bitagenda neza mu buzima bwe, arihana. Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ubwize natumwe gukabura kwizera kwawe, naje kugukomeza. Satani arabizi ko ugiye gukora ibintu by'ubutwari. Satani arabizi ko Imana yashize imbere yawe. Icyo akora atera kwizera kwawe. Turebere muri Luka 22 mama 31. Ninde mu mamuzi kugosora? Ubizi nihuta zihangaha. Benshi ntibakigosora, babaye abanyamugi. Ihute hano sister. Harundi wabonetse. Ngwino umufashe umusukireho dushimbo. Hallelujah. Dusomere Luka 22:31. Kandi
kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko weho nakwingingiye cyangwa ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndavuze ngo Imana ishimwe cyane. Humura, Yesu ari mu ruhande rwawe. Ndavuze ngo humura, Yesu ari mu ruhande rwawe. Ibidutera nibibura, ibitera kwizera kwacu nibibura, ibirwanya kwizera kwacu nibibura. Igira imbere bakurebe mama. Gosora. Ibi nibyo bita kugosora. Muratubabarira, gabanya kuko baraza ukeneye kwakubura vuba mariage igiye kuba. Haleluya. Urabyumva? Satani araza akakujugunya hejuru. Ukizera, ugashindirira. Nkuriya mu mama agategereza ati Imana yavuze ko iduhaye umwana. Ugapompa ukabwira abantu bose Imana yasezeranye umwana. Wagira gutya ibihe byawe bikagera gutya ukabona ibintu bije. Abakobwa n'abadamu barabisobanukiwe. Ibyo bita imihango. Ugahita umenya ko bitakunze ukabujugunywa hejuru. Paulo akajugunywa hejuru n'inyanja. Yaba amanutse ageze ku kirwa kize, inshira ati turareshya. Inshira nayo ikaza ikamugosora ikamuruma. Sinzi undi ndavugira ibintu. Ukava mu kibazo ukinjira mu kindi. Satani yabasabye. Ndashaka wumvira ijambo. Humura, ntabyo ari bukore Imana itabizi. Agomba kugusaba, ufite nyirawo. Tu appartiens à quelqu'un. Ufite nyirawo. Uri propriété privée y'Imana. You belong to somebody. Harabaswera ajya ngo niko na mwenyewe. Nduwa mwenyewe, nduwa wa undi. Kera turabana twajya turwana ukabwira undi unajivuna ku mfuko wa nani? Najivuna ku mfuko wa baba yako. Urirata ku mufuko wande. Haleluya. Ngiromva nti mfite Imana. Mfite data buje. Oh haleluya. Ababyeyi bashobora kuba baragiye ariko ufite ijuru rikureba. Oh haleluya. Yabasabye. Hari ibintu byabaye iwanyu yibwira ko bishoboka buri gihe akaguma aza kubasaba. Akaza kumakomanga. Wagira Imana ugashaka, washaka mu rugo ntibigende neza. Byagenda neza ugatinda kubona umwana. Wabona umwana ukabura yo kumwigisha. Wamwigisha akajya mu byo byabwenge. Kubera ibintu twagendeyemo. Ahitaza yibwira ko yemerewe kongera gusaba. Na kariya ndagashaka. Muri biregi France bavuga ngo Satan vous a réclamé. Yabasabye. Ahantu reklama na ahantu bufite uburenganzira. Na ahantu baracuruje ujya kwishyuza uti nimusubize. Hari ibyo bahaye za nyabingi, hari ibyo bahaye bataramenya Imana nyayo. Kubera ibyo agavuga ngo oya baranyemereye mu bisekuruza ko nzajya ntwara abahungu. Ko nzajya ntera abakobwa. Ko nta waba uzashaka ariko niba byarira mu rugo nta kibazo. Niba bihabara nta kibazo. Nigeze kujya Swede 2012 ndi kumwe na mami. Haza umwana w'umukobwa mu rundi kazi mwiza kuduseriva niwe bari bashize kuri meza yacu mu giterane. Madame aramureba ati you are beautiful. Akana isoni zikakica. Ariko abahungu bareba. Kari kambwiye ngo nta fiance. Bampa umwanya gusengera abantu ngiye kubona mbona umukobwa arinje mu biro atuciriye mu ijambo nayo ndavugana n'abandi. Pastor ndarambiwe kureshwa n'abagabo bafite abagore. Umwana w'imyaka 26. Ako kanya sohora umumama wari uhari ni igirayo ibintu birakomeye. Musengeye sanga kera yiga yajyaga agira ibibazo mu bizamini akarwara umutwe bamujyana mu bapfumu. Afite imyaka 8-10. Umupfumu ngo amukoreraho ibintu ngo azabihabara.
ndabicyaha. Haleluya. Dusohotse ndi ku modoka rero arapakira amavarizi yacu arambwira ngo pastor ndumva nshaka kurongorwa. Ko yari yambwiye ngo ibi bintu ntabyo nshaka kubera abagabo bitwa ko bakijijwe bafite abagore niyo baza kunshaka jewe kuntereta. Yari yagosowe kugira ngo kwizera kwe gucogore. Ariko Yesu yavuze ngo nasenze ngo kwizera kwe kudacogora. Ntabwo yasenze ngo utagosorwa. Kwizera. Kuko ibibazo birahari mu isi. Ariko kwizera kwe ni gukomera. Ndabizi ngo uzahinduka. Kandi numara guhinduka uzakomeza abagenzi bawe, uzakomeza umuryango wawe, uzubaka igihugu, uzubaka itorero, uzagura ubwami bw'Imana. Oh, haleluya. Wagira ngo uraruhutse ntagutere hejuru ariko akaguma azunguza. Oya mwebwe ntibyababayeho ndiho ndavuga abo muri Afghanistan. Twiyumvise. Nabibayemo. Ejo bundi kwa mbere nibukaga imyaka 20 irangiye mvuye muri gereza. Bashaka gusenya umurimo. Ukwezi kushize tumaze gukira gereza batera mu rugo. Ndakira. Ndasohoka mva mu gihugu mara imyaka 2 n'igice, amezi 2 n'igice. Ndagaruka. Ngira ngo ndaruhutse habyuka ibindi. Ariko umurimo nawe akagumukura. Ukwizera nako kugakura. Nanjye nkakomeza abandi. Nkahinduka. Haleluya. Mbwira umva ati umwami yavuze ngo uri buhinduke. Urava mu bwiza ujye mu bundi bwiza. Urava mu ntege nke ujye mu nkomezi. Urava mu bukene ujye mu bukire. Urava mu burwayi urahinduka. Yavuze ngo birahinduka. Ntabwo biri bikomeze gutyo. Biri buhinduke. Haleluya. Ushize hasi urakoze mama. Dusoza. Mbwira umva ati Satani abizi ko ufite kwizera. Turebere muri Petero wa 2 ningutanga ndahareba. Petero wa 2 igice cya mbere. Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa mbere avuga ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ariwe Mana yacu n'umukiza. Petero ntabwo avuga ngo Imana yafashe kwizera iha intumwa irareba ati reka ndeba ko naha Edmond, reka ndeba ko naha runaka David hariya Bosco. Petero avuga ngo jewe intumwa igihe Imana tugabiraga kwizera yaduhaye kwizera kw'igiciro cyinshi kandi uko yaduhaye niko namwe mwahawe. Ukwizera Paulo yahawe kungana nuko wahawe. Ukwizera Petero yahawe kungana nuko wahawe. Itandukano rya bamwe n'abandi nuko bamwe bagukoresha abandi akaguma bagusengera ngo Imana ibahe kwizera. Reka gusaba ibyo ufite ahubwo bikoresha. Yakobo aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Kora ikintu. Haleluya. Oh haleluya. Humura uraza guhinduka. Yesu ahagaranye nawe yagusabiye n'ubu yicaye iburyo bwa data aragusengera. Icyanyuma uhagarare gute wigane Aburahamu sogokuru kwizera. Mu Baroma 4 haravuga ngo akomezwa cyane no kwizera. Ndavuze ngo kwizera kugukomeze nguwo ngo akomeza guhesha Imana icyubahiro. Mu gihe utegereje iby'Imana gusezerane zamuka ushime. Byuka mu gitondo ushima. Arabyuka mu gitondo abwira umugore watuzi n'ibindi kuva ubu ntukiri Sarayi ubaye Sara. Abaturanywa kumva muzehe Aburahamu ariho arahamagara agakecuru ke Sara. Abaturanywa cyo byagacanze kagasaza umva ariho aramwita ngo nyina w'amahanga. Kagakecuru k'ingumba kacuze ariho arakita nyina w'amahanga. Akajya kumva Sara nahamagaye Aburahamu amuhamagaye Aburahamu se w'amahanga. Nicyo byasobanura ko kera yitwaga Aburahamu umugore nawe yitwa Sarayi, papa w'icyubahiro mama w'icyubahiro.
ariko badafite abana. Imana yavuga ngo genda muhindure imvugo yanyu, hindura imvugo yawe. Umuturanyi ati noneho n'agakecuru nako byagacanze gasigaye kita umugabo se w'amahanga, ntibari bazi itaboneka ibyo iravuga. Mukomeze kwizera, mukomeze kwizera. Turaba ngiro muri kumutindo mu rubyaro rwa Aburahamu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Simbe nk'aba bapastori bavuze ngo warashoje nubwo batangiye. Abaroma 4 niyo ngiye gusoreza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Abaroma 4:16 haravuga ngo gukomeza nicyo gituma byose biheshwa n'iki? No kwizera, ngo bibe iby'ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomerezwa urubyaro rwose. Reka mbisubiremo. Abaroma 4:16 gukomeza nicyo gituma ibingahe byinshi byose biheshwa n'iki? N'amafaranga. Amafaranga ni meza bavandimwe, ni meza. Mu bantu bayavuga ndimo. Nabwiye abantu kugira ngo imirimo itere imbere ugomba kugendera ku kuguru kw'amavuta no kuguru kw'amafaranga. Ego, ibyo ni ngombwa. Iyo ufite amafaranga ntugire amavuta uruma. Iyo ufite amavuta ntugire amafaranga urasakuza. Tugomba kugenda turi balanced. Wavuga haleluya bakumvira herekejwe n'imirimo. Batwari hano ntabwo adusakuriza, bashizemo soundproof. Bashizeho inzitiramajwi. Haleluya, oh haleluya. Umujyi wa Kigali ukazi bafite amavuta, bafite n'amafaranga. Abaroma 4:16 ninde ukozwe akumva yatanga nandi? Zamura ukuboko. Ntuvuga yariyo, zamura ukuboko gusa. Zamura ukuboko sinkorwe n'isoni ndugu yangu mfasha. Habuze urakoze mama. Nawe urakoze kongera kandi we ntibari watanze, wadutangishije gusa ni watanze. Urakoze Bwana sifiwe sana. Subona mugani w'ababana cyangwa cy'abana. Sureba. Haleluya. Nicyo gituma byose biheshwa no kwizera, ngo bibe iby'ubuntu, hatagira uwirata, bibe iby'ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomezwa urubyaro rwose. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo n'urw'abafite kwizera kwa Aburahamu, ariwe sogokuruza wa twese. Apana ukwizera kwa vivante. Imana ishimwe kubwo kwizera kuri buri vivante. Ukwizera kwa Aburahamu ntimukirate ubu vivante. Imana ishimwe ibyakoresheje vivante, twirate kwizera. Hey, haleluya, haleluya, oh haleluya. Ntihakagire umuntu usuzugura nimba yizera, umwubahe. Imana ishimwe cyane. 17 nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari biriho. Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byamvuze ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yaramaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhanirizwa no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe kubwe yuko byamuhanirijwe no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa nuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu, watangiwe ibicumuro byacu, akazurirwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Aburahamu ariko dufite igicapo tureberaho. Iyo ujya kugura parcelle muri Kigali cyangwa ugiye kubaka, hari igicapo mbonera, hari igishusho mbonera. Turangiza muri ba Baroma 11 twasomye, Abaroma 12
ndabemere ko aricyo kisomwa cya nyuma. Haleluya. Abaheburayo 12 amaze kuvuga bya bindi intwari zo kwiza zose 12 akavuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya banganya batyo twiyambura ibituremera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho dutegekwa kutwihanganya dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari ugusohoza rwose yihanganiye umusaraba kubwo ibyishimo byamushizwe imbere ntiyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Nuko muzirikana uwo yihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Naje gukomeza baguye isari. Ndangiza reka nguhe urugero. Nari nzi ko nzana urugero coupe mfite trophy ya Coupe du Monde mu rugo kafeke naguze mu mangazini ntabwo ari ya FIFA. Mutagira ngo izo miliyoni zibitse mu cyumba mukantera. Wana sife sana. Hagire ngwino hano wowe watuyoboye mu giterane. Niwe bashobora kureba. Haleluya. Fata iyi coupe bakurebe izamura igikombe cy'isi yose n'amaboko yombi. Muri murandeba. Yesu, haleluya. Werebera kuri Yesu. Muranyumva? Umurebaho iki? Uwo kubwo umunezero yashizwe imbere. Ntabwo ari igikombe, ntabwo ari kare agacupa k'inyange, ni wowe nanjye yarebaga. Nugucungurwa ko ari mu isi. Haleluya. Ibyo byatumye yihanganira ibimutega byose. Amabuye bashaga mu nzira y'abanyabyaha bamunaniza. Akagwa ajya imbere. Oh haleluya. Nawe uko ujya imbere ndakwinginze ntuve mu byizerwa bakukubite hasi bagukubite ujya imbere. Oh haleluya. Arihangana sinzi iminsi yaciye muri sinzi iminsi waciyemo sinzi iminsi runaka undi yanyuzemo ariko ngo arakomeza arihangana oh haleluya. Ashikira icyo ashizwe imbere abariwe tureba abari ushiraho amaso niwe banze ry'ukwizera kwawe niwe fondation kwizera kwanjye kandi niwe ugusakara akagusoza. Dufite abo twigiraho ibihangange ba bonke bayongico Imana yakoresheje ariko uwo tugomba gushyiraho amaso ni Yesu wenyine. Uwo yari yanganye yanyuze mu rupfu. Abo bandi bose barapfuye ntabagarutse ariko we yarapfuye avamo. Oh yaranzwe akomeza akunda. Baramuvumye akomeza ahesha umugisha. Oh haleluya. Bamuteye ibitugu akomeza bakunda akomeza babarira atanga imbabazi. Amaze no kuzuka arabwira ngo mubwire bene data ko tuzahurira i Galilaya, ngo mubwire na Petero wa undi avuga ngo simuzi mumubwire ngo duhurire i Galilaya. Ndavuze ngo wihangane ugiye kugerayo. Ihangane ukwizera kwawe ni intsinzi yawe. Reka ngo usaba uhaguruke umuzamurira amaboko umushimire urugendo umaze kugenda. Urakoze ndugu. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Haleluya. Haleluya. Ukore nka Aburahamu ukomeze guhimbaza Imana ugitegereje. Ukomeze kumenya yuko yasezeranye ishobora no kubisohoza. Ubihamirizwe nko gukiranuka. Haleluya. Bitume witwa umukiranutsi kandi bigere no ku rubyaro rwawe. Ugumutekereza iyasezeranye ukomeze uramya iyasezeranye. Ntushidikanye ugume wiyibutsa. Zamura ijwi ryawe. Shima Imana yaguha agakiza. Shimira Imana yakugiriye imbabazi. Shimira Imana yaguhamagaye.
mu buntu bwayo ukumva ubutumwa bwiza. Uza aho wari uri, ushobora kuba wari muri gereza, ushobora kuba wari mu bitaro, ushobora kuba wari ku ishuri, ushobora kuba wari mu muhanda, ushobora kuba wari muri stade, ushobora kuba warumvise mu iradiyo. Shimira Imana ubuntu yakugiriye, ikaguhamagaza urukundo rwayo, ikakwimenyesha, ikakwimenyekanishaho. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza, nizere Yesu ntabwo wafite. Mubwire turakoze data kubwa Yesu wampaye ngo ambere igitambo. Ndasabye imbabazi aho nakubabaje hose. Amaraso ya Yesu anyeze rwose, mboneke ngaragare ntatsinzwe na busa. Kuri aya manywa ndakubwiye ngo ndakwizeye. Umparire kutizera, umparire kwiganyira, umparire gushidikanya. Ndakira imbaraga zo kwizera, ndakira imbaraga mpawe n'ijambo. Niyo mpamvu mbwiye Satani n'abadayimoni n'ibindi byose binzengurutse, niceceka mu izina rya Yesu. Yampamagaye niyo kwizerwa, no kubikora irabikora, no kubikora izabikora. Yarabikoze, irongera ibikore, izongera ibikore. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tuza gatoya ufunze amaso yawe. Hari imbaraga ahangaha, umunota umwe gusa abantu barimo gukira. Hari abantu bari baramanuye amaboko, hari abantu bari baranze kuva mu gakiza ariko kandi ntibanakabemo. Kaba nimba gukizwa ari ibingibi simbizi. Imbaraga, imbaraga, imbaraga. Kwizera kwanjye kwakomejwe n'ukwawe kwakomejwe. Reka ukoma mu mashi, ndakwinginze tuza. Akira gukira. Hari abantu bari baravanwaho ibirangiti, ikintu kimeze nk'umukara cyari cyarakubikereye. Usigaye byuko udashaka gusenga. Ntacyo, murekera ayo marira, murekera ayo marira. Ibintu byari bigutsikamiye biro birakuvaho. Abantu bariho barakira. Imigongo irimo kugororoka, mu nda harakira, imitwe irakira, imitsi irakira, amagufa arakira, virusi zirahunga. Oh, ya, kira, 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 kira. Imbaraga z'amasengesho ziriyongera, ubuhamya burongera kuzamuka, gukorera Imana birongera. Urwikekwe ruravaho kubera bagukomerekeje, urongera kumva ukunze bene data. Indwara z'uruhu zirimo gukira, ibihere biravaho, amarerji, asima ziragenda, impanuka, amaksida, imyuka ya aksida irahunze. Uwizera wese arakizwa. Urakira, urakira, urakira izo ngeso zawe zaragutsikamiye. Ako gacupa wajya gunywa rwihishwa, urajya kumva wumva iseseme. Itabi wajya gunywa rwihishwa,
birarangiye. Hari imbaraga ahangaha, warigeragereje ariko ubwo wizeye uratabawe. Imbaraga z'ubusambanyi, kwikinisha, masturbation biragenda. Wakidayimoni we sezera, aho wari wihishe hose sezera, we wari umwicayeho sezera. Mbare kugera kuri 3 wahunze. 1 2 3 genda. Ibiva mu kaburi, ibiva mu kibaya, ibiva mu misozi byizereza. Genda rekura abantu b'Imana. Rekura amaproje yabo, rekura imigambi yabo, abagomba gukora ubukwe, abagomba kwemeranya. Mu izina rya Yesu, abantu b'Imana bose bavuga ati amen. Mwoberera abantu 2 3, tukwizera kwawe n'intsinzi yawe. Karibu. Sinzi wosubiza gahunda. Imana ibaho umugisha, mwakoze kwihangana. Ibihe byiza, ubukwe bwiza. Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane.